rero ni ukuvuga ngo ugomba guharanira kumenya ubushake bw'Imana bwawe bw'umwihariko n'ubushake bw'Imana bwa rusange dusoma muri Bibiliya, warangiza mu gusenga kwawe ukirinda gutandukira ubushake bw'Imana. Umuhamagaro wanjye uri bien défini, Imana iranyereka ibyo ngomba gukora. Iyo rero ngiye gusaba ibintu bihabanye n'umuhamagaro wanjye, njye nshobora kutabihabwa kandi wewe wabisaba ukabihabwa kuko wari umuhamagaro wawe. Yesu ashimwe bene data. Uyu ni Mwalimu VALENS kandi wongeye kugaruka muri ya nyigisho igamije guhindura ubuzima bwawe. Nagusezeranije ko ntazakuzanira inyigisho idahindura ubuzima bwawe. Ibidahindura ubuzima bwawe sinzabikuzanira. Inyigisho nzajya nkuzanira ni inyigisho nzi neza ko izahindura ubuzima bwawe, ku buryo uko wari umeze utaratangira kumva izi nyigisho bizaba bitandukanye n'uko uzamera nyuma yo kuzumva. Nuzumva ukazihagararamo neza, uzareba ukuntu ubuzima bwawe buzahinduka, kandi uzaduha ubuhamya, ntuzabiceceke, kuko natwe dukeneye kumenya ikintu Imana igiye kuzakora mu buzima bwawe nyuma yo kumva izi nyigisho. Inyigisho rero nkuzaniye uyu munsi ni inyigisho ivuga ku isengesho. Uyu munsi tugiye kuganira ku isengesho, kuko isengesho ni kimwe mu bintu bikomeye cyane Imana yateganije bizahindura ubuzima bwawe. Ni ukuvuga ngo kimwe mu bintu Imana ishaka gukoresha kugira ngo ihindure ubuzima bwawe harimo ikintu bita isengesho, gusenga. Isengesho ni ikintu gikomeye cyane gihindura ubuzima bw'umuntu. Ni ukuvuga ngo isengesho rifite ubushobozi bwo guhindura ubuzima bw'usenga, ku buryo uko yari ameze ataratangira gusenga bitandukana n'uko amera amaze gusenga. Ni ukuvuga ngo isengesho rifite ubushobozi bwo guhindura ubuzima bw'umuntu usenga mu nzego zose. Umuntu agahinduka kubera gusenga, ahinduwe n'isengesho. Ugasanga ubuzima butari bufite icyerekezo bugize icyerekezo kubera iki? Kubera gusenga. Ugasanga umuntu ibyo atarafite asigaye abifite kubera gusenga. Ni ukuvuga ngo isengesho icya mbere rizahindura ubuzima bwawe. Icya kabiri, isengesho rifite ubushobozi bwo gukuraho ikibazo cyangwa ikigeragezo cyari kije imbere yawe. Kubera gusenga Imana igakuraho icyo kigeragezo cyangwa igakuraho ikibazo cyari kije mu buzima bwawe kubera gusenga. Isengesho rifite ubushobozi bwo kuguha imbaraga nubwo ikigeragezo kitavaho cyangwa se ikibazo cyari kije imbere yawe. Isengesho rifite ubushobozi bwo kuguha imbaraga wewe ugashobora guca muri icyo kibazo cyangwa ikigeragezo wemye utagushijwe nacyo. Wumvise? Ni ukuvuga ngo ku bijyanye n'ibibazo cyangwa ibigeragezo, isengesho rifite ubushobozi bubiri. Rishobora swate gukuraho ikigeragezo cyangwa ikibazo cyari kije imbere yawe, cyangwa se isengesho rikaguha imbaraga zituma ubasha guca muri icyo kibazo cyangwa ikigeragezo utagushijwe nacyo, ugakomeza gukiranuka muri cyo, kandi hanyuma yo gukiranuka no kwihangana mu kigeragezo hakurikiraho ibisubizo by'Imana no kuzamurwa mu mwuka. Ikindi isengesho rishobora gukora ku buzima bw'umuntu, isengesho rifite ubushobozi bwo kuzana ibisubizo by'umuntu yasengeye. Ibyo wasabye Imana ukabibonesha amaso yawe. Ibintu wasabye Imana kwigukorera ikabiguha kubera ko wabisengeye, wabisabye Imana ikabiguha. Ni ukuvuga ngo ndimo ndakubwira imbaraga z'isengesho. Ntabwo isengesho ry'ukuri rikozwe n'umuntu utunganiye Imana. Isengesho rikozwe mu kuri no mu mwuka. Ni ukuvuga ngo iri sengesho rihindura ubuzima bw'umuntu usenga. Ntabwo umuntu yinjira mu bihe byo gusenga ubuzima bwe bushobora kuguma nk'uko bwari buri, abikoze nk'uko Imana yateganije bigomba gukorwa. Aha rero ushobora kwibaza uti se Mwalimu VALENS kuvuze ngo isengesho rifite ubushobozi bwo guhindura ubuzima bw'umuntu, kutubwiye ibintu byinshi isengesho rishobora gukora ku buzima bw'umuntu, ko ngiye gukurikiye nasenze igihe kirekire ariko nkaba mbona ubuzima bwanjye nta gihinduka, cyangwa se
usibye nanjye ubwanjye wasenze igihe kirekire ntabona ubuzima bwanjye buhinduka, hari n'abandi bantu nabonye nabo bamaze ibihe birebire basenga, ugasanga ubuzima bwe ntibuhinduka, ahubwo ubuzima bwe buragenda busubira inyuma, buraguma uko bwari bumeze cyangwa bugasubira inyuma aho kugira ngo butere imbere. Ubwo iryo sengesho uri kutubwira izo mbaraga ko tutazibona mu buzima bwacu kandi twarasenze, cyangwa n'abandi bantu nzi basenga, kuki ubuzima bwabo butahindutse ngo tubibone? Rero niyo mpamvu ubu ikintu nkuzaniye uyu munsi ndagira ngo tuganire kuko Imana yashizeho isengesho kuko ari ryo riguhuza nayo, kugira ngo ikintu cyose uzasaba uzagihabwe, icyo usabye Imana cyose ugihabwe. Ariko uyu munsi naje kukubwira ibintu bishobora gutuma umuntu asenga igihe kirekire ntasubizwe, cyangwa se umuntu asenga ukabona ubuzima bwe budahinduka. Mbese ugasanga za nyungu zo gusenga twahoze tuvuga, za mbaraga z'amasengesho ugasanga ntizigaragaye mu buzima bw'umuntu. Ibi bintu biterwa n'iki? Niyo mpamvu rero ngira ngo iyi nyigisho uyikurikire neza, kuko ndashaka kukubwira ibintu 18 bituma isengesho ry'umuntu ridasubizwa. Ntabwo byose mbirangiza muri iki cyigisho. Iki cyigisho kizagira ibice bitatu. Ni ukuvuga ngo ni ibintu 18 bituma isengesho ry'umuntu ridasubizwa. Uyu munsi ndavuga 6, uze kubikurikira neza. Ku cyigisho kizakurikiraho nzavuga ibindi 6, no ku kindi cyigisho cya 3 mvuga ibindi 6. Uyu munsi ndakubwira 6, uraza gukurikira, ariko birasaba kugira ngo n'ibyigisho bikurikiyeho uzabyumve kugira ngo ibintu byose uko ari 18 bikurikire. Ikintu cya mbere gishobora gutuma umuntu asenga ntasubizwe, cyangwa se ubuzima bwe ukabona budahinduka, mbese ukabona ibintu asaba ntabwo abihabwa. Ikintu cya mbere tugiye guheraho ni ikintu bita kudasaba. Nimvuga kudasaba, ahangaha udasa n'ucanganyikiweho gatoya, ko ushobora kuvuga ngo kudasaba ukavuga uti se kandi kudasaba gute? Ati none se ko nasenze uvuze gute ko ntasabye kandi nasenze nyine? Reka mbigusobanurire neza kugira ngo ubyumve ibyo bita kudasaba. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kubaho asenga agafata ibihe birebire byo gusenga, ugasanga araboneka imbere y'Imana igihe kinini, ariko ugasanga muri we afite ibyifuzo, afite ibintu yifuza gutunga, afite ibintu yifuza ko Imana imuha, afite ibintu yifuza kugeraho, ariko ugasanga nubwo aboneka imbere y'Imana ntabwo yigeze afata akanya ko gusaba ibyo bintu. Ugasanga n'ibyifuzo biri mu mutima ariko ntiyigeze abisaba Imana. Wumvise? We agatekereza gusa ko kuko aboneka imbere y'Imana mu masengesho ko ibyo bintu bizaba, cyangwa se azabitunga, cyangwa se ko Imana izabimukorera, kandi atarigeze abisaba. Ikintu cya mbere gishobora gutuma isengesho ridahindura ubuzima bwawe, cyangwa se utabona ibyo wifuza, ni ukudasaba. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kudahabwa ikintu kubera gusa ko atagisabye, nta bindi Imana imushinja wenda byatuma adahabwa icyo kintu, azize gusa kuko atagisabye. Muri Yakobo 4:2 niho batubwira ngo ntimuhabwa kuko mudasaba. Yakobo 4:2 ngo ntimuhabwa kuko mudasaba. Ni ukuvuga ngo hari ikintu umuntu adahabwa kuko gusa atagisabye, ariko yagisaba Imana ikakimuha. Imana ikakubwira ngo mwana wanjye kuko wabinsabye ndabikoze, kuko wabinsabye, bivanguye utabisaba ntiwajyaga kubihabwa. Niyo mpamvu Yesu hari ibintu Yesu namwigiyeho ibintu byinshi cyane, hari amabanga yagiye aduhishurira y'umwuka. Ni ukuvuga ngo kimwe mu bintu nigiye kuri Yesu yanyigishije ko hari ibintu ngo musabe muzahabwa, niwe wabivuze. Bivuga ngo iyo udasabye ushobora kudahabwa. Niyo mpamvu yavuze ngo musabe muzahabwa, ngo mukomange muzakingurirwa. Bivuga ngo iyo yavuze ngo musabe muzahabwa, muri Matayo 7:7 niho bavuga ngo musabe muzahabwa. Iyo umanitse kuri Matayo 7:11 baravuga ngo ko muri babi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, ngo so wo mu ijuru ngo ntazarushaho guha ibyiza babimusabye. Ndagira ngo wumve ngo so wo mu ijuru ngo azarushaho guha ibyiza ababimusabye. Voilà. Ndagira ngo wumve ko ugomba kumenya ko gusaba n'itegeko ryo mu ijuru.
kuko nta bwami butagira amategeko. No mu ijuru hari itegeko ryo gusaba umuntu agahabwa ikintu kuko yagisabye. Kuko itegeko ryo mu mwuka mu Bafilipe 4:6 riravuga ngo ibyo mushaka byose bimenywe nawe. Niko itegeko rivuga ngo mubisabiye mubyingingiye mushima. Rero ngo iyo uvuze ngo ibyo mushaka byose bimenywe nawe, ni ukuvuga ngo ikintu utasengeye, ikintu utasabye Imana gifatwa nkaho kitazwi, kuko bavuze ngo ibyo mushaka byose bimenywe nawe mu Bafilipe 4:6 ngo mubisabiye mubyingingiye mushima. Bivuga rero ngo icyo utasabye gifatwa nk'ikitazwi n'Imana, kuko iyo umuntu asengeye ikintu, marayika w'Imana azamura icyifuzo cy'uwo muntu akakijyana mu cyumba. Mu ijuru hari icyumba gishyirwamo ibyifuzo by'abantu. Ni ukuvuga ngo ibijyanwa muri icyo cyumba ni ibyasengewe. Bivuga rero ngo ikintu utagisengeye ntabwo icyifuzo cyawe kiboneka muri cya cyumba. Imana igiye gusubiza rero ijya kureba ibyifuzo biri muri cya cyumba. Iyo rero utasengeye ikintu, ni ukuvuga ngo icyo cyifuzo cyawe ntikiba kiriyo. Niyo mpamvu rero ibyo bintu utasengeye bifatwa nk'ibitazwi, ngo ibyo mushaka byose bimenywe nawe, ngo mubisabiye mubyingingiye kandi mushima. Kudasaba rero ni kimwe mu bintu bishobora gutuma ugira ibyifuzo, ufite ibintu wifuza kugeraho kandi uboneka imbere y'Imana, ariko ugasanga ntabyo ubona kuko utigeze ubisaba Imana. Ariko ku muntu wakemuye iki kibazo, ijambo riravuga ngo musabe muzahabwa. Bibiliya twizeza ko nidusaba tuzahabwa. Bibiliya twizeza ko nidukomanga tuzakingurirwa. Bibiliya itwizeza ko nidushaka tuzaronka. Ndetse Imana ikanavuga ngo mwebwe mwizi guha abana banyu ibyiza muri babi, ese ni ngewe wananirwa guha ibyiza ubinsabye? Imana irakwizeza ko nusaba uzahabwa. Rero kudasaba ni ikintu cya mbere gishobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa, kubera ko ibyo binashaka cyangwa yifuza atigeze abisaba Imana. Icya kabiri gituma isengesho ry'umuntu ridasubizwa ni ugusaba nabi. Birashoboka mbere byawe kudasaba, kudahabwa ikintu kuko utagisabye. Noneho wa muntu akemuye ikibazo cya mbere, arasabye, ariko mu gusaba kwe asabye nabi. Urumva? Donko mbere yashinjwaga kudasaba, none ikibazo aragikemuye, arasabye, ariko umva nanone ikibazo kije ngo gusaba nabi nabyo bishobora gutuma umuntu adasubizwa. Gusaba nabi rero biri mu bwoko bubiri. Gusaba nabi, ubwoko bwa mbere bwo gusaba nabi buteye bute? Ni ugusaba ikintu kitari mu bushake bw'Imana. Kuko hari ubushake bw'Imana ku buzima bwawe, hari ibintu Imana yifuza kutunga, donc hari ukuntu Imana ubuzima bwawe bushaka. Ni ukuvuga rero ngo iyo umuntu asabye ikintu kitari mu bushake bw'Imana, ni ukuvuga ngo uyu muntu ashobora kudasubizwa kuko yasabye ibitari mu bushake bw'Imana. Nari bivuze rero ngo gusaba nabi biri mu bwoko bubiri. Ubwoko bwa mbere ni ugusaba ikintu kitari mu bushake bw'Imana. Kabiri ni ugusaba ikintu noneho kiri mu bushake bw'Imana, ariko ibyo ushaka kugikoresha ari byo bitari mu bushake bw'Imana. Ndagira ngo munyumve hano, ndavuze ngo gusaba nabi biri mu bwoko bubiri. Ubwoko bwa mbere ni ugusaba ibintu bitari mu bushake bw'Imana. Ubwoko bwa kabiri ni ugusaba ibintu biri mu bushake bw'Imana, ariko icyo ushaka gukoresha ibyo bintu aricyo kitari mu bushake bw'Imana. Ndatanga urugero. Nk'ubu ngewe ntabwo Imana yifuza ko nacuruza itabi n'urumogi. Ntabwo Imana ibyifuza, donc ngiye gutunga itabi n'urumogi ntabwo biri mu bushake bw'Imana. Rero ndamutse ngiye gusaba Imana nabuze kugira ngo impe itabi n'urumogi byinshi byo gucuruza, nkabijyana mu masengesho, ni ukuvuga ngo nsabye nabi, kuko ndimo ndasaba ibintu bitari mu bushake bw'Imana. Imana itifuza ko ntunga. Iryo sengesho rero ni ukuvuga ngo nsabye nabi, ntabwo riraza gusubizwa. Noneho kabiri, navuze ko noneho ushobora gusaba ikintu kiri mu bushake bw'Imana kutunga, ariko ugasanga ibyo ushaka kugikoresha byo nibyo bitari mu bushake bw'Imana. Ndabaha urugero. Ushobora kujya gusenga ndi gusaba Imana amafaranga. Gutunga amafaranga biri mu bushake bw'Imana ko Valens atunga amafaranga, kuko amafaranga ni meza. Amafaranga aradufasha kwagura ubwami bw'Imana. Nuko unkurikiye
kuba nkurikiye kuri kamera kuri YouTube habayeho depanse, habayeho gutanga amafaranga kugira ngo hagurwe ibyuma bizajya bidufasha kuba washobora kudukurikirana. Mu kuvanga amafaranga ni meza rero, umuntu ashobora kuyakoresha neza ugasanga yaguye ubwami bw'Imana, umuntu akayakoresha mu bushake bw'Imana. Urumva amafaranga ni ikintu Imana ishaka ko ntunga, ariko nshobora gusaba amafaranga noneho ngamije kuyakoresha ibibi bizira bidahesha Imana icyubahiro, ugasanga sinyahawe, ugasanga icyo narindi gusaba kiri mu bushake bw'Imana ko nyitunga, ariko ibyo nshaka kugikoresha nibyo bibi. Nk'ubu nkusaba amafaranga kugira ngo nyakoreshe nkora ingendo zo kujya kwica abantu, cyangwa se nkasaba amafaranga kugira ngo nyakoreshe njya kugura njya kuyatanga mu bikorwa by'ubusambanyi cyangwa by'ubujura cyangwa se ibindi bikorwa bitanezeza Imana. Ni ukuvuga ngo icyo gihe mba nsabye nabi. Iyo rero usabye nabi ntabwo isengesho ryawe risubizwa. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Yohani wa mbere 5:14. Kwanza muri Yohani muri Yakobo 4:3 niho batubwira ngo, wenda reka tuhasome. Yakobo 4:3 haravuga ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Wumvise? Donc nge hari ibintu ndarikiye, hari ibintu nifuza ariko bitari mu bushake bw'Imana, none mbijyanye mu masengesho. Ubwo urambwira ngo iryo sengesho Imana iraza kurisubiza. Ariko umuntu washoboye gukemura iki kibazo akamenya ubushake bw'Imana, yarangiza mu gusaba kwe akirinda gutandukira ubushake bw'Imana, agasenga bijyanye n'uko Imana ishaka, Bibiliya iramwizeza ko isengesho rye rizasubizwa. Muri Yohani wa mbere 5:14 niho batubwira ngo icyo nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, ngo nuko twumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Yohani wa mbere 5:14 ngo iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, ngo nuko twumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Ni ukuvuga ngo iyo usabye ikintu nk'uko Imana ishaka irakumva kandi ikanagusubiza. Benshi rero bazira gusaba ibintu bijyanye n'irari ryabo ariko bihabanye n'ubushake bw'Imana. Ugomba rero kumenya ubushake bw'Imana, niyo nama nakugira. Warangiza mu gusenga kwawe ukirinda gutandukira ubushake bw'Imana. Nusaba bijyanye n'ubushake bw'Imana, Bibiliya irakwizeza ko uzahabwa ibyo usabye. Gusaba nabi rero bishobora gutuma umuntu adasubizwa. Ubushake bw'Imana burimo ibice bibiri. Ngira ngo nigeze mbibasobanurira ariko gatereka mbivugeho gato ku muntu utarankurikiye neza. Ubushake bw'Imana burimo ibice bibiri. Icya mbere, ubushake bw'Imana, hari ubushake bw'Imana bwa rusange kuri buri muntu wese dusanga muri Bibiliya. Ni ukuvuga ngo iyo Bibiliya ivuga ngo ntuzasambane cyangwa ntuzibe, ubu ni ubushake bw'Imana bwa buri muntu wese. Nta muntu ku isi ushobora kuvanga ariko ngo ngiye gusambana ndabyemerewe, ngo ariko ngiye nemerewe kwiba. Ntuzasambane ntuzibe n'ayandi mategeko y'Imana muzi, ni rusange kuri buri muntu wese. Uramutse usabye rero ibihabanye n'ibyo Imana ivuga, waba ugiye mu bushake butari ubw'Imana. Ubwo ni ubushake bwa rusange bwa buri muntu wese. Noneho hakaba n'ubushake bw'umwihariko kuri buri muntu. Buri muntu afite ibyo Imana imwifuzaho bishobora kuba bitandukanye n'ibyo yifuza ku wundi. Nko kubijyanye n'imirimo, ibi bintu bijyanye no gukora, hari umurimo Imana ishobora kumpamagarira, Imana ikaba yifuza ko uwo murimo ari wo nkora. Wumvise? Ugasanga wowe uwo murimo urawemerewe ariko ngiye simwemerewe kuko umuhamagaro wanjye, donc umuhamagaro wanjye uri bien défini. Imana iranyereka ibyo ngomba gukora. Iyo rero ngiye gusaba ibintu bihabanye n'umuhamagaro wanjye, ngiye nshobora kutabihabwa kandi wewe wabisaba ukabihabwa kuko wari umuhamagaro wawe. Ubwo ni bwa bushake bw'Imana navuze bw'umwihariko ku muntu ku giti cye, ni umurimo ukora. Hari n'ahantu ushobora gusaba Imana kukohereza ntihakohereze, kuko nk'ubu Imana ishobora kubishaka ko njya kuyikorera mu rugero mu Bufaransa. Imana ikabashaka kohereza Valens mu Bufaransa kugira ngo ajye kuyikorera mu gihugu cy'Ubufaransa, akaba ariho Imana inyifuza. Noneho mu gusaba kwanjye ndimo ndasaba kugira ngo Imana inyohereze muri Kongo, kandi Imana ishaka mu Bufaransa. Ni ukuvuga ngo nshobora kudahabwa ibyo bintu, nshobora kutoherezwa muri Kongo kuko Imana ishaka ni mu Bufaransa. Ni ukuvuga ngo ubwo ni ubushake bw'umwihariko bw'umuntu ku giti cye. Nishobora gusaba koherezwa ahantu Imana ntihanyohereze, ariko wewe wahasaba kuhoherezwa Imana ikahakohereza kuko wewe biri mu bushake bw'Imana.
rero ni ukuvuga ngo ugomba guharanira kumenya ubushake bw'Imana bwawe bw'umwihariko n'ubushake bw'Imana bwa rusange dusoma muri Bibiliya, warangiza mu gusenga kwawe ukirinda gutandukira ubushake bw'Imana. Ikintu cya kabiri rero tubonye gishobora gutuma umuntu asenga ntasubizwe ni ugusaba nabi. Ariko ngo nusaba nk'uko Imana ibishaka, bakwijeje ko icyo uzasaba uzagihabwa. Imana ngo irakumva muri Yohani wa mbere 5:14. Icya gatatu gituma umuntu ashobora gusenga ntasubizwe ni icyaha. Ni ukuvuga ngo muri Yesaya 59 umurongo wa 1 n'uwa 2 uze kuhasoma wumve, niho batubwira ngo Imana irumva, Imana ifite amatwi, Imana ntiyananiwe gukiza, ngo ariko ibyaha byacu nibyo biyitera gusa nk'aho itumva, gusa nk'aho itabona, gusa nk'aho yananiwe gukiza, kandi irabishoboye, ariko gusa ibyaha byanjye akaba ariyo bituma nshobora kutumvikana imbere y'Imana. Icyaha rero umuntu akora gishobora gutuma isengesho rye ridasubizwa. Ariko umukozi w'Imana muri Zaburi 66:18 yaravuze ngo iyaba naribwiraga ibyo gukiranirwa mu mutima wanjye, ngo Uwiteka ntabanyumviye. Urumva Dawidi nawe yari yamaze gusobanukirwa iki kintu. Umukozi w'Imana yari yasobanukiwe ko kuba umuntu yakwibwira ibyo gukiranirwa mu mutima we bishobora gutuma isengesho rye ridasubizwa. Ni mpamvu yavuze ngo iyaba naribwiraga ibyo gukiranirwa mu mutima wanjye, ngo Uwiteka ntabwo abanyumviye. Ndetse muri Yohani wa mbere 3:21 bakongera bakatubwira ngo bakunga imitima yacu nitaducira urubanza, ngo turatinyuka imbere ye, ngo kandi icyo dusaba cyose tugihabwa nawe. Vuara, iyo umuntu afite umutima utamucira urubanza aratinyuka imbere y'Imana yizeye ko icyo asaba cyose agihabwa. Ni ukuvuga ngo icyaha kiri mu buzima bw'umuntu, icyaha cyakunaniye kureka, icyaha cyakubayeho akarande, gishobora kubroka amasengesho yawe ugasanga, kuko ngo igitambo cy'umunyabyaha ni kizira imbere y'Uwiteka, ngo ariko gusenga k'umukiranutsi kuramunezeza, niko Bibiliya ivuga. Wumvise rero, ndagira ngo ubyumve neza ko nukuri icyaha mu buzima bwawe amasengesho yazatangira kumvikana. Ko icyaha rero ni kimwe mu bintu bituma isengesho ry'umuntu ridasubizwa. Ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete umukiranutsi. Wumvise, icyaha rero ni icya gatatu tubonye gituma umuntu ashobora gusenga ntasubizwe, kuko urimo urajya gusaba Imana ukoresheje amaboko yanduye. Ni nk'uko umwana ashobora kuza imbere yawe arimo kugusaba ikintu ngo kimuha kirye, ariko ukabona amaboko ye aranduye, ukanga kukimuha, ukamubwira uti banza ujye gukaraba. Yaba adakarabye ukanga kukimuha. Natwe rero hari igihe tujya gusaba Imana dufite amaboko yanduye, Imana igashaka ko tubanza gukaraba intoki, ibyo bita kwihana, gukura ibyaha mu nzira, none tukagaruka tugasaba tugahabwa. Icyaha rero ni icya gatatu gituma isengesho ry'umuntu ridasubizwa. Icya kane, tujya ku cya kane. Icya kane gishobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa ni ukutizera. Kutizera ni kimwe mu bintu byagaragaye bishobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa, kubera ko agira gushidikanya muri we, agira kutizera. Bibiliya tubwira muri Yakobo 1:6-7 ko umuntu utizera bigoye kuko yagira icyo akura ku Mwami Imana. Bivuga rero ngo ubundi iyo umuntu amaze gusenga ubwabyo ntibihagije. Iyo umaze gusenga hari ibintu usabye Imana, ugomba kwizera ko ibyo bintu usabye Imana ugiye kubihabwa. Ni ukuvuga ngo gusenga gukurikirwa no kwizera. Iyo usenze gusa rero ubuzima bwo gusenga bugakurikirwa no gushidikanya, aho ngaho ni ikibazo gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo hanyuma yo gusenga hakurikiraho kwizera ko ibyo wasengeye Imana iza kubiguha. Ngo biragoye kutizera agira icyo akura ku Mwami Imana. Wumvise, kutizera rero ni kimwe mu bintu bituma isengesho ry'umuntu ridasubizwa. Meme na obedience, kubaha Imana nabyo bigomba gukurikirwa no kwizera. Iyo umuntu yubaha Imana agomba kwizera ko ibyo Imana isezeranya abayubaha bizasohora ku buzima bwe. Ni ukuvuga ngo kubaha gukurikirwa no kwizera, no gusenga gukurikirwa no kwizera. Byamaze kugaragara ko gusenga konyine, gusenga ni byiza, ariko ubwabyo ntibihagije iyo utongeyeho kwizera. No kubaha Imana ni byiza cyane, ariko nabyo biba bikeneye iyindi ntambwe ya kabiri. Ni igihe wubaha Imana warangiza ukizera ko ibyo Imana isezeranya abayubaha bizasohora ku buzima bwawe. No gusenga ni ikintu cyiza cyane,
ariko iyo bigarukiye mu gusenga gusa ntabwo ari byiza. Ugomba gusenga warangiza ukizera ko ibyo wasengeye Imana izagira ite izabiguha. Ibi bintu nibyubahiriza uko ndi kubikubwira, ugiye kubona ukuntu isengesho rigiye guhindura ubuzima bwawe. Kutizera rero ni ikintu cya kane tubonye gishobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa. Tujya ku cya gatanu aricyo kibanziriza icya nyuma, kuko nababwiye ko uyu munsi mbabwira bitandatu. Icya gatanu gituma isengesho ry'umuntu ridasubizwa ni ukutubaha ijambo ry'Imana. Kuko hari abantu badaha agaciro ijambo ry'Imana, hari abantu basuzugura ijambo ry'Imana, hari abantu birengagiza ijambo ry'Imana. Ugasanga ijambo ry'Imana barariha agaciro gake, ntago baryubaha, bararisuzugura. Aba bantu rero turavugana nabo mu Migani 28:9. Mwumve mu Migani 28:9 uko bavuga. Baravuga ngo uwiziba amatwi ngo atumva amategeko ngo gusenga kwe ni ikizira. Nukuvuga rero ngo iyo umuntu adaha agaciro amategeko, ijambo ry'Imana, kuko iki ni igitabo cy'amategeko, iyo udaha agaciro ijambo ry'Imana, ni ukuvuga ngo Imana nayo ntabwo iha agaciro amasengesho yawe. Kuko ibaze nk'ubu muntu umubwira ibyo umwifuzaho, igihe cyose uje kumubwira ibyo umwifuzaho ukabona nta gaciro abiha, ntabwo agutega amatwi. Ese ubwo uwo muntu we naza kukubwira ibyifuzo bye, urumva uzamutega amatwi? Kandi nawe iyo umubwiye ibyo umushakaho atagutega amatwi abisuzugura. Ni ukuvuga ngo ariko iyo duhaye agaciro iby'Imana twifuzaho, tugaha agaciro ijambo ryayo, ni ukuvuga ngo natwe iyo dufite ibyifuzo tuzamura imbere y'Imana tuyisaba, ibiha agaciro ikadusubiza. Ariko hano baratubwiye ngo uwiziba amatwi ngo atumva amategeko ngo no gusenga kwe ni ikizira. Wumvise? Ariko muri Yohana 15:7 bakatubwira ngo nimugume muri nge ngo ijambo ryanjye rikaba muri mwe ngo musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ni ukuvuga rero ngo ku muntu ufite ijambo ry'Imana muri we baramwizeza ko we icyo azasaba cyose azagihabwa. Ariko ku muntu utumva, usuzugura ijambo ry'Imana ngo gusenga ko ni ikizira. Rero gusuzugura ijambo ry'Imana ni kimwe mu bintu bishobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa. Tugiye gusoreza rero ku cya gatandatu gituma isengesho ry'umuntu ridasubizwa. Icya gatandatu dusorejeho ni kutababarira. Kutababarira ni kimwe mu bintu bituma isengesho ry'umuntu ridasubizwa. Ushobora kuvuga uti se kutababarira byo byatuma gute isengesho ryanjye ridasubizwa? Ni ukuvuga ngo ubundi iyo tugiye gusenga biba byiza umuntu abanje kwihana, akabanza akiyeza kugira ngo isengesho rye rizamuke rimeze nk'umubavu uhumura neza imbere y'Imana. Rero iyo umuntu arimo gusaba Imana imbabazi kubw'ibyaha yakoze, Imana nayo ireba uko ababarira bamukoshereje. Kuko uko wakoshereje Imana niko nawe, ni ukuvuga ngo uko ushaka kugira ngo Imana iguhe imbabazi, niko nawe hari abantu bakwifuzaho imbabazi. Bibiliya iratubwira muri Mariko 11:26, reka tuhasome urebe. Mariko 11:26, Mariko 11:26 baratubwira ngo kandi nimuhagarara musenga hakaba hari umuntu wabagiriye nabi, ngo mumubabarire kugira ngo so wo mu ijuru nawe abababarira ibyaha byanyu. Ngo ariko nimutababarira abandi, so wo mu ijuru nawe ntazabababarira ibyaha byanyu. Ngira ngo uranyumvise. Ni ukuvuga rero ngo wowe utababarira abandi, nawe ntago byoroha kugira ngo Imana ikubabarire, kuko uko ufata abandi nawe niko Imana igufata. Kubera ko rero iyo tugiye gusenga tuba twifuza ko Imana itubabarira ikadukuraho gukiranirwa kwacu kugira ngo isengesho rizamuke rimeze nk'umubavu uhumura neza imbere yayo. Ni ukuvuga ngo natwe tuba tugomba kubabarira, wumvise, tuba tugomba kubabarira abaduhemukiye, kuko natwe twahemukiye Imana. Bisaba ngo tugomba kubabarira abandi kugira ngo na Data wo mu ijuru tubabarire ibyaha byacu, hanyuma isengesho ryacu rizamuke rimeze nk'umubavu uhumura neza imbere y'Imana. Iyo rero umuntu atababarira nawe kugira ngo Imana imubabarire biragoye, nk'uko bayitubwiye hano muri Bibiliya. Kuko ibi byose nagiye mbabwira, nagiye nishingikiriza ku byanditswe. Ariko ku muntu ubabarira muri Matayo 5:7 haratubwira ngo hahirwa abagira imbabazi kuko bazazigirirwa.
ni ukuvuga ngo umuntu ugira imbabazi nawe azazigirirwa. Rero kutababarira ni kimwe mu bintu bishobora gutuma isengesho ry'umuntu ridasubizwa. Niba uzi ko hari abantu mufitanye ibibazo, niba warinjiye mu buzima bwo gusenga ukaba uzi ko hari abantu mufitanye ibibazo, nagusaba kujya wihutira kubabarira abantu, ntujye urwara inzika. Donc ugomba kwihutira kubabarira abantu kugira ngo nawe igihe cyose usabye Imana imbabazi ijye yihutira kukubabarira. Rero kutababarira nicyo kintu dusorejeho uyu munsi gituma amasengesho y'umuntu adasubizwa. Ni ukuvuga rero ngo nababwiye ko ari ibintu 18, ariko ni inyigisho izatambuka mu byiciro bitatu. Iki ni igice cya mbere, mbabwiye 6. Ni ukuvuga ngo igice kizakurikiraho nacyo biragusaba kuzagikurikira, nzakubwira ibindi bintu 6 gutyo kugeza igihe 18 bizarangirira, kuko ibi bintu ndi kubigisha bituma amasengesho y'umuntu adasubizwa. Nuramuka ubikuye mu nzira ukabikemura, ibintu bituma amasengesho adasubizwa nubikura mu buzima bwawe, uzabona ukuntu Imana izahindura ubuzima bwawe ikoresheje isengesho. No kuvuga ngo bya bindi natangiye mbabwira isengesho rikora ku buzima bw'umuntu uzabibona mu buzima bwawe, kuko bituma amasengesho adasubizwa uzaba umaze kubikura mu buzima bwawe. Imana rero iguha umugisha. Uzakurikira igice cya 2, reka nkusengere kugira ngo Imana igufashe kugira ngo ibi 6 tubonye bive mu buzima bwawe, hanyuma ubone ibisubizo by'amasengesho. Mana yacu, Mana ifite ubutware n'ubushobozi, ndasengera uyu mugaragu wawe unkurikiye, ndakwinginze kugira ngo umufashe. Yaramaze ibihe birebire asenga, cyangwa se yajyaga yibaza byinshi ku isengesho, yasengaga ariko akabona atabona ibisubizo by'amasengesho. Ariko isengesho watwigisha uburyo rigomba gukorwa kugira ngo tubone ibisubizo byayo. Arabimenye rero, ubwo ateye intambwe yo kubikurikira akabimenya. Ndasaba kugira ngo umuhe imbaraga zimushoboza gukura ibi bintu tubonye mu buzima bwe, kugira ngo nawe abone inyungu zo gusenga, azahagarare nk'umugabo wo guhamiriza abandi ko gusenga bihindura ubuzima bw'usenga. Ndagushimiye ko ugiye kubimufashamo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.